narababwiye ngo buri gihe wumva da premier uvuga ko ari ibintu bishya gusa. Nothing to do with that. She what? Ariko sha iyo nkurikira sinkusize mu buriri ugezeho gute? Iyo ugiye ubona nta kintu usize cyo guteka uba wumva ndi buri. Ugiki se wabuze icyo uryara mu rugo nta bintu bihari byuzuye imbuga byandagaye wabuze ikintu warya. Hara nta myumbati nahinze wajya ukayiha. Aho se kutayiriye ifiriti nk'abandi bana. Ariko waratese we gushaka iki? Ifiriti nk'abandi bana. Ariko waratese. Nabura guteta utese kandi mfite byo kugenda. Gasubira mu rugo gira vuba vuba. Ntabwo nsubirayo turajyana ikibona cyose turagisangira. Hanyuma sigiye kuba mbomeke wa mwana we ngavuye tugende uzi ibibazo mba ngiyemo bari kubona nawe ukagira ngo nta bibazo mba nanyuzemo natwe ngavuye tugende vayo shavayo. Nothing to do with that. Nothing to do with that. Ako panana kanu wangu. Akaruka iki se wakoze icyo wahinze wasibe umva shava mu magambo kuri kutongana n'umwana wawe nagona ko twakugezeho. hanyuma se karu wanjye n'uwawe ariko umwana n'uw'igihugu. hanyuma se niba ari uw'igihugu uri igihugu Nerega turamufatanyije nese ariko sha ubundi uracyangwa imihoro. hanyuma se wakeka naranywaga ibyo. Oya mani je jya ugabanya ubugore nimba usanze ndi gutongana n'umwana wanjye ubundi mwe muje gute? Sawa nyine mumbwirire da. Ntago ari kumva si ibyo bice. Ibiceri senge sinabaye itariki ya rugo itariki se riragera. Ariko sha igihe twatandukanye nta kandi kazi urahabona. Njye akazi ndagafite kandi keza kananga buri. Papa arababeshya akazi k'iki se yagakuye. Akazi k'iki ariko sha yubona byuka ngenda ugira ngo mangiye guhamba imbwa uza akazi mfite ahubwo se mwebwe ngiye ko nabaye itariki yageze. Erega urabeshya ntago twizara amatariki yawe. Uzabaze ntago nyibeshya wabaza n'umwana wanjye. Ubwo se akazi ufite nakahera. Njye ndi umukirarugendo uri kumva inabaranze na icyo ushaka nakikwereka njyewe. Ugaroye bya binyoma byawe se kandi. Ngo tugende tujyana abantu ukoreho ubukirarugendo. Tugende ngiye ndabatembereza ngiye cyo mushaka cyose. Beshya nyine nabi. Tubizi. Nothing to do with that. Telefone yanjye cyo kayintwara. Ariko sha suko ngiye kuribwa n'imbwa. Jese ndababwiye ko ngiye nikopesha nishyura. Umugabo n'uhiga gahiguru uri kumva. Ni kigaragara umwana wanje ukatwishyura saho. Wishyuye se nkuri miliyoni. Ariko sara bishyura iki ko yahindutse ntabwo acyambura. N'ubu uyu mugabo uramuzi. Nje ntabwo nyambura. Ntabwo acyambara ni ujyangara kube. Ubaza umudamu warahirya. Amusizeyo makuru. Uyu mugabo arambura ahumga akanabibera imfura. Ako se wa mwana we. Papa yo mico usanzwe yimuziho. Reka ni igisambo gihadi. Ambasi uri kumva ko n'umwana we kamenye kurimbwa. Reka sha urimo uramubeshyera ubu yakire Yesu umwami n'umukiza yarahindutse yabonye n'akazi keza. Ugiye kugatwerekara. Ngiye kubereka ibintu nkora. Ngomba kuva mu amafaranga yanjye ntango ncika. Ninde wabyemera so twe ko watubeshyebeshe twe ko maze. Uyu yafite akazi agiye gukora ibintu abaye. Ngiye bundi nsanzwe nkora mu bintu by'amabuye y'agaciro. Ngiye kuyabereka tuyoroganize turebe uburyo twabigenza. Oya naho wadusigamo cyangwa sha iyi kipe ya ubwo ntimuhuza. Kare kuzabaza abase twahuriye. Ariko sha muzi ko musuzugura urayenda uvuga ngo ari kumwe n'ikipe urabona hari amajezi twa. Ako se man mwazamaganya umunwa muremure ko ntago uzamugane bacumugane mu cyarwana ngo ngakabaye icwende naho kajya kubaga. Reka bamurikerereza. Oya bundi reka babwire muri gupfa iki muri make. Ngewe kiri ngiye kubereka uri kumva nta kazi nkora. Mbahe n'amafaranga yanyu hari ikindi. Nkeneye amafaranga yanjye cyangwa se ukanyeka akazi ukora nkareba ko kazananyishyura. Nyine nibyo ngiye kubereka ngiye kuba amabuye y'agaciro. Ako se reka nkubaze. Ejo bundi wari wigize umuntu ukora amatelefone nkwe za iPhone yanjye ngo mindiremo ikirahure uragitwara maze byose. Ya iPhone nyababye yaravuyemo. Noneho ibiha ntago byateraga neza. Noneho mu mpyiko nimba rero akoze impanuka iyo phone ntago mbizi. Nanjye igihe nazaga nasanze amaraso atagenda neza. Ejo bundi
na televiziyo naguhaye nantegereje ko wayikora ngo uyirangize byaranyoye. Hanyuma se ngereka umbwire iPhone yanjye niba yabirwaye umuvuduko uyinsubize nta kibazo ndayigumana. Jewe ubundi ibintu byanyu ndaramba ibishyuye. Oya naguciye mu ijambo. Uyicemo se kuri imvuniyemo. Umva we. Winkanganiye imbwa. Ubundi imbwa niwe itazi sabu dufite aho zaturutse. Kamwihorere. Ndeke ikisi. ariko shamba umbaza uracyari imanzi. Ndi imanzi. Nimba uri no kubishidikanya wabaza wa mukobwa meruka gutera inda kapfungisha araruguru. Reka umbwire siko ibyo bigo byawe nago bitureba twe. We nanjye nago gende mu magambo ariko ko murimo nasubiranamo ikipe mwazanye. Mu bikorwa ari mu byanga mwigendeye. Oya ngereka ubundi tubireke mbereke ngiye boro zanjye. None se kankubaza nimba harakoraga amatelefone motherboard niki? Motherboard ubwo mada ni umumama, body ni umubiri. Hanyuma si igitanda cya phone. Igitanda phone si igitanda bakiraraho. Igitanda ni kimwe cyo mu nzu n'intebe. Ikibabaje burangere reka mbabwire. Oya ngereka mbabwire ubundi ibintu byatworohera. Tugende ngiye mbereke akazi kanje ngiye mbaye n'amafaranga yanyu. Wakatwereka utakatwereka kambanze nkubaza. Urambaza iki se? Iwanyu muracyarya imbwa nka kera. Iyo tuba turya imbwa mba naguhereye. Okay, je tugende mbereka aya mabuye yanjye azabu. None mba herezo make namwe mwirwaneho. Ariko tuvuga nibyo twiriwe mu magambo twibagirwaho tugiye tugende. Uni niwe nashakaga no kuva kera. No be juju be that. 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 Yamabuye y'agaciro sariye wari kutubwira ngo arahanga. Mani simubona ko tuhageze mani. Chamani ibyago bigura abagabo abagore bigarame. Hanyuma sisi passport tweretse niyo mabuye. Mani mwihangana amabuye nsanze yagiye. Ahubwo se amabuye wadutumijeho agira amaguru ngo agende basi tubimenye. Nose mani reka nkubaze. Buriya mani kera n'intoryi zaravugaga. Sibyo ariko mwihangane mani. Nose naguzi ko ibyago bibaho. Ariko nyene ubu imbwa zisigaye zivuna. Naye wavuze. Oya mani nose mani nabigenza ute mani nimba amabuye nsanze yagiye. Si ukukubeshya. Ibyago byakuze umugereho isaza mu isafuriya. Umunyarwanda yavuze ngo nta sosi y'intoryi. Nta nzoga y'inyamunyu. Sha ibyago byakuze umugereho isaza mu isafuriya nta n'amata yo ku kimasa. Imbwa ziracyariho koko.